bantu bacu meze mute? Ubu noneho tubazana inkuru ivuga ku muntu wagombye kwirinda mu gihe cy'irambagiza. Irambagiza ni igihe cy'ingenzi, ni igihe cyo kwitondera kubera ko uba uhitamo umuntu uzagira ingaruka ku buzima bwawe bw'ejo hazaza. Ni umufatanyabikorwa, umujyanama, umunyamabanga. Ubwo rero iyo umuhisemo neza, ubuzima bwawe bukurikiyeho buba bwiza. Babyita paradizo yo ku isi. Naho wamuhitamo nabi, kakaba kakubayeho. Ubuzima bwawe bukurikiraho burakubihira, bukagusharira, ukwicuza. Naho waba ufite amafaranga, warize, utunze bya mirenge, niba ufite imbaraga cyangwa uburanga, iyo ushatse nabi, uhisemo n'abo muzabana, ukabana n'umuntu mudakwiranye, mubi bikabije kuri wowe, ubuzima bwawe bukurikiraho buba bubi. Abenshi baviramo kwiyahura, gukora amahano nko kwica, kuroga n'ibindi, bitewe n'ibibazo byo mu rushanwa, ndetse n'abana bazabakomokaho bibagiraho ingaruka mu buzima bwabo bukurikiraho. Bashobora kuba banywa itabi, ibiyobyabwenge, abarakare n'andi mahano atandukanye agaragara mu rubyiruko, bitewe rimwe na rimwe n'ingo bavukiyemo. None ninde wagombye kwirinda kugira ngo ushobore no kwirinda ibyo byose? Ni umuntu muhuje ubwoko bw'amaraso. Nk'uko tubizi, abantu bagira amoko 4 y'amaraso atandukanye. Habaho ubwoko bwa A, ubwoko bwa B, ubwoko bwa O n'ubwoko bwa AB. A, O, B, AB ni ubwoko bune. Ubwo rero iyo ushakanye n'umuntu muhuje ubwoko bw'amaraso, kaba kabaye. Akenshi ntabwo mukunze guhuza. Ubwo wenda ushobora no kubanza kubikoraho ubushakashatsi. Abantu babanye nabi ukababaza ubwoko bwabo bw'amaraso, akenshi uzasanga bahuje ubwoko bw'amaraso. Ubwo rero niba ufite ubwoko bw'amaraso bwa A, birabujijwe, ntabwo ari byiza kubana n'umuntu ufite ubwoko bw'amaraso bwa A. Niba ufite ubwoko bw'amaraso bwa B, si byiza ko ubana n'umuntu ufite ubwoko bw'amaraso bwa B. Niba ufite ubwoko bw'amaraso bwa O, si byiza ko ubana n'umuntu ufite ubwoko bw'amaraso bwa O. Niba ufite ubwoko bw'amaraso bwa AB, si byiza ko ubana n'umuntu ufite ubwoko bw'amaraso bwa AB. Ni byiza ko habaho ikinyuranyo. Iyo bibaye gutyo, imibanire irashoboka, iroroha. Ngayo nibyo kwitonda. Izo zari inama. Igikurikiraho ni ubushakashatsi bwawe, kugira ngo ubigire ibyawe, ubyizere, ubyemere, bityo uzabishyire mu bikorwa nibiba ngombwa. Nubwo akenshi kurambagiza, kwemeranya n'umuntu ko muzabana, biba nka agisida. Ariko iyo ugize ibyo ugenderaho, witondera, nubwo bitari byose, nubwo bitaba 100%, ushobora kugabanya intonganya, amakimbirane, amahane, rwaserera ziboneka mu miryango myinshi muri iki gihe ku isi. Tubaye duhagararira tubibutsa gukora subscribe kugira ngo mukomeze kuja mubona video zacu zigisohoka. Tubaye duhagararira. Naho ubutaha. Bye bye.